Ndabasuje mwese mukurikiye The TV show. Ndasuhuza abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, impande enye zose z'igihugu cy'u Rwanda, mwese aho muva mukagera ndabasuhuje cyane. Ntabwo nishimye, ndababaye, umutima wanjye ntabwo wishimye na gato. Kubwo kwamburwa ubuzima gatozi muri Grace Room, kwa Pastor Julienne Kabanda. Ntabwo mbabajwe nuko wenda ibyo byabaye, kuko buriya leta ijya gufata umwanzuro wo gukora ikintu kubera yuko wenda babonye hari ikibazo gikomeye kirimo, cyangwa se hari ibyateza abantu ikibazo. I don't know, birashoboka, ariko maze kureba ibiganiro bitandukanye nari nanze gukora inkuru kuri ibi bintu, nari nanze no kugira ikintu kinini mbivugaho, nari nanze no kugira ikintu kinini mbivugaho kubera ko nari mbabaye, ntabwo nishimye na gato. Nakomeje kubihunga, nkomeza kwanga kubyumva, nkomeza kwanga kubishyira mu mutwe, ariko bigeze aho ndavuga umutima wanjye urababaye, umutima wanjye ntiwishimye na gato. Icya mbere ntabwo nishimye, ndi kwibaza ese Mana uri he? My dear God, where are you? Where are you, my dear God? Mana yacu uri he? Mana yacu, ni iki cyabaye? Ni ikihe kibazo gihari? Ni iki kirimo kiraba? Ni ibiki birimo kuba? Ese Mana kuko wabihisemo ko Grace Room ifunga? Wabihisemo ko Grace Room ivaho ikarangira burundu? I don't know. Ntabwo nzi impamvu. Ntabwo nzi impamvu umurimo w'Imana kugeza ubu ngubu urimo kugenda usenyuka. Kuki umurimo w'Imana urimo gusenyuka? Kuki birimo kugenda gutya? Ni iki kirimo kuba wa Mana we? Ni iki kirimo kujya mbere? Ese ni igipimo urimo gushyiraho abagaragu bawe? Ese kuko twaracumuye kugeraho amatorero menshi asenyuka mu Rwanda? Ese Mana, aba bakristo bose bari bahari, bari mu nsengero nyinshi zafunzwe, intama zawe zari ziri muri Grace Room zirajya he? Nta muntu hano ndi budiringe nawe, nta muntu hano ndi buvugeho. Ndavuga ku Mana yaremye ijuru n'isi, Imana yatubumbye ikadushyira ku isi. Yesu wacu, where are you?
Yesu twizeye, where are you? Our Jesus, our Jesus Christ, where are you? Ese Mana kuko ibi biri kuba urabizi. Ni iki kintu kirimo kiraba? Ni iki kiri kuba? Ese intama zawe basi hari aho urimo kuzerekeza ku buryo zitongera kujya mu byaha, ku buryo zitongera kujya mu bibi, ku buryo zitongera kurohama? Basi intama zawe uzifate, uziragirire, uzishumbire, babandi bahora bagutegereje, babandi bakwizera, babandi bakwiringira, basi ubafate, ubafate ubagume hafi, ukomeze ubayobore mu nzira yawe, bakomeze bakugirireho umugisha, ukomeze ubasure, ubaganirize, mbabara ndakwinginze ubafate, intama zawe uzirinde gutatana, intama zawe uzirinde kujya kure yawe data mwiza. Nzi neza yuko ntawakwiriye uzakorwa n'isoni, ngo keretse uva mu masezerano ari nta mpamvu. Mana yacu twarakwizeye, ni wowe Mana nkuru iri muri twe, ndagusabye ngo aba Grace Room bose ubafate, ubarinde gutatana, aba Grace Room bose ubarinde gutatana, ubarinde gukomereka. Mana nziza, aba Grace Room bose ubafate ubakomeze, imitima yabo uyigumisha imbere yawe, imitima yabo uyihe kukwegera birushijeho, imitima yabo uyikomeze, ubarinde kukuvaho, ntihazagire n'umuntu n'umwe ugwa kubera iki kibazo kibaye. Uzabagirire neza, uzabiteho, ni benshi ntawabarondora, nubwo hari ababatera amacumu, nubwo kuri social media abantu benshi batangiye kubavaho, nubwo kuri social media abantu batangiye kubatera amacumu n'imyambi, ariko Yesu, imitima y'aba Grace Room yose uyifate, imitima y'aba Grace Room yose uyikomeze, uyibumbatire mu mababa yawe, uyibumbatire mu biganza byawe, uyibumbatire mu mababa yawe Mwami, ubagirire neza, ubagirire neza Uwiteka, ubarinde kujya kure yawe, ubarinde gutatana mu mutima Mwami, nk'uko wabigenjereje abagaragu bawe Mwami. Abigishwa bawe igihe Yesu yabavagamo ngo baratatanye, ariko bagezeho barazamuka, bose bajya mu cyumba cyo hejuru, n'aba Grace Room bose ubashyira ahantu hamwe, imyuka yabo igume hamwe, bakomeze babe mu mwuka umwe, kandi njyewe mfite icyizere ko ibi bizarangira, bizarangira, I know. Mana maze igihe mbikubwira, ndacyagufitiye icyizere, n'ubu ndacyagufitiye icyizere data mwiza, ndacyagufitiye icyizere Jehova, ndacyagufitiye icyizere ko nuko ijambo ryawe ribivuga ngo ni igiti cyatemwa ngo kirongera kigashibuka kigashora imizi,
iyo cyumvishe imvura kirongera kigashibuka. Reka mwami imvura yawe ize, reka imvura yawe ize Uwiteka, ngwino wigaragaze mwami, ngwino ukore igikwiriye mu gihe cyawe, kuko uri Imana izi ikibanza, uri Imana izi ikibanza, uri Imana izi igitangira n'igiheruka, uri Imana yacu bwite, turacyakwizeye. Njyewe ubwawe ndacyagufitiye icyizere. Ngwino wubake itorero ryawe, ngwino usure itorero ryawe, ngwino ugendere itorero ryawe, ngwino utugenderere twubake turubakika by'ukuri, tugenderere turubakika bihambaye. Mana ndabigushimiye, uhabwe icyubahiro, ushyirwe hejuru ya byose. Ni mu izina rya Yesu mbisenze mubyizeye cyane, amen. Rero nagira ngo nyuma yo gusenga isengesho dusengera aba Grace Room, iki ntabwo ari cyo gihe cy'uko abakristo cyangwa umuntu witiriwe izina rya Kristo wese atera abagenzi b'amabuye cyangwa ngo abavugeho amagambo yose yishakiye, ngo avuge ko bamwe basengaga abadayimoni cyangwa avuge ngo iki. Ntabwo iki gihe ari icyo gucirana imanza, ntabwo iki gihe ari icyo kuvuga ko bicitse, ntabwo iki gihe ari icyo kuvuga ngo awa. Oya, iki ni igihe cyo gufata mugasenga mwa bantu bitiriwe izina rya Kristo mwe, mugasenga mukava mu bintu byose murangariyemo, mugasenga mukava mu bintu byose bibazitiye, mukava mu bintu byose, mukava mu kwamamara, mukava mu bintu bitandukanye, mukava imbere y'amakamera yo kuri social media murimo kuvuga ngo awa. Oya, mukwiriye kongera kwibuka ko mukwiriye kuririra umurimo w'Imana, mukwiriye kuririra umurimo w'Imana, mukwiriye kongera kwibuka ko umurimo w'Imana ukwiriye kongera kuririrwa. Ukeneye amarira yacu kugira ngo Imana yumve, imanukire gusubiza ubwoko bwayo. Murekeraho guciraho iteka abantu, murekeraho gucira imanza abantu, kuko Uwiteka niwe mucamanza w'ukuri. Murekeraho, ahubwo musubire ku gicaniro musenge, musengere itorero ry'Imana ryongere risubire ku rufatiro ruzima, kuko turabizi neza yuko ibi bintu byinshi byishwe n'abantu bavangiye umurimo w'Imana. Ibi Imana yari ibirambiwe, Imana yari irambiwe guhora abantu bayibeshyera ngo yavuze kandi itavuze. Ni byinshi, murabizi ko hari byinshi byabaga, murabizi, ariko mukwiriye kugarukiraho, mukagaruka ku rufatiro rwa nyarwo, mukagaruka ku rufatiro ruzima, mukagaruka ku rufatiro mugasenga, mukareka gucirana imanza no guciranaho iteka, ahubwo mukegera Imana mukayibaza ngo ese Mana ibi ni ibiki birimo kuba, ese Mana ibi ni ibiki, dukora iki? Ukayoboza Uwiteka inzira kandi nawe azakuyobora. Abo dufatanyije rero kwikorera uyu mutwaro, mureke dusenge tubaze Imana ikirimo kujya mbere, ibindi byose tubisiga inyuma. Ndabashimiye.